muri Rayon Sport, muri Rayon abareyo muze ngo impamvu body itashakaga ko inama iba, bari bateze Tadeyo umutego wo kuvuga ngo natayikoresha bazabwira RGB ko nk'umuyobozi ashaka kwikubira ubutegetsi, adashaka ko bahindura stati. Hanyuma babwira RGB ati ntimureba mwamubwiye gukora stati nshya, yanze kubitegura ngo aduhuze mu nama, none dore ibyo mwamutegetse ntari kubikora, ashaka kwikubira ubutegetsi, nimureke tumwikurireho hanyuma twebwe tubyikorere. Uwo mutego rero ngo yahise abibona ko bashaka kumushibukana, ngo ahita avuga ati uwo mutego mutindi ugomba gushibukana nyirawo. Inama ahita yitegura na roadmap ikomeza kubahirizwa nk'uko babiganiriye nande na RGB. Kuki ubundi yagombaga kuba inama? Ni inama yagombaga guhuza board ndetse na komite executive, bakiga ku cyo bita amategeko cyangwa se itegeko shingiro, aribyo bita stati ya Rayon Sport. Stati ubundi hari ibice bitatu by'amategeko rigoga. Hari icyo bita itegeko shingiro, ibyo bita stati. Hari ibyo bita bwa kabiri amategeko ngengamikorere, icyo bita procédure de manuel, ni uburyo bwa kabiri. Aya gatatu mu kinyarwanda simbizi neza, ariko nibyo bita règlement d'ordre intérieur. Ubwo abantu bazi ikinyarwanda cyinshi b'abanyamategeko baduha ijambo rikwiye ry'ikinyarwanda. Iki twita itegeko shingiro cyangwa se stati nicyo RGB yasabye Rayon gukora, kuko Rayon Sport yari ifite stati yakozwe 2020. Iyo stati uko bari barayikoze 2024, RGB yashyizeho uburyo imiryango itegamiye kuri leta, NGOs, ntabwo bakivuga ngo imiryango idaharanira inyungu, ubu baziharanira. RGB yabikuyeho, ubu bemerewe guharanira inyungu, bayita imiryango itegamiye kuri leta. Baravuze ngo amabwiriza dushyizeho nka RGB muyahereho mukore stati zanyu muzihuza n'ibyo twashyize muri criteria cyangwa mu mabwiriza mashya. Amabwiriza yaje 2024, abo bari bafite stati ya 2020. Urumva ko bagombaga kugira ibyo bahinduramo. Mu kwezi kwa kabiri nk'uko mubizi barateranye badoda stati nshya, ntibayumvikanaho. Murabizi ko Dr. Emile Rwagacondo yagiye kwitanga muri RGB, igeze muri RGB baramuga bati so bagombaga kwitanga, iri gutangwa na komite executive iyobowe na Tadeyo yabimenye, ahakana ko iyo stati nawe atayizi ikorwa. Hanyuma abahitamo kuyisubiza Rayon, mu kuyisuzuma bagenda bavuga ibyo bakongeramo n'ibyo bakuramo. Niho Tadeyo yavuze ngo twumvikane ibintu, mukagenda mukandika cyangwa mugaprinting ibitandukanye n'ibyo twumvikanye. Iya bifu nyine murayizi, n'abanyane n'akabido kari gusirikira bari guserera bari mu nama, Tadeyo akanahaguruka akabasigara tukanye bashwanye cyane. Icyo bari gushaka gukora rigoga nicyo bita stati. Stati nimara gukorwa rero ndabigarukaho neza, nibwo bazajya ku cya kabiri cyitwa amategeko ngengamikorere cyangwa se procédure de manuel, cyangwa se uburyo noneho bw'imikorere igenga iyo kipe yitwa Rayon Sport. Iyo rero procédure de manuel birimo nk'ibintu, ninde ushyira umuntu mu kazi w'umuyobozi, ese umukozi yirukanwa byagenze gute, ese ahabwa ibiki iyo yirukanwe, yaje mu kazi ahembwa ibingana bite, abihabwa gute, ibintu nk'ibyo byose bene biriya byose nk'ibi natwe tugenga hano muri RBA. Umukozi mushya ahembwa ya, yakoze wenda kangaka bamwongerera ya, iyo aciyemo imyaka 3 wenda iyongererwa ibi biriya byo horizontal promotion kugeza bayisiniya nka Rugangura n'abandi mwese barigoga. Ibyo ngibyo ibyo biri mu procédure de manuel, tuzagera bigiye kuri hejuru kuri ababigena nyine mu buryo bw'amategeko, turimo turabijyanamo. Ariko agace ka gatatu nako bita règlement d'ordre intérieur, ni kandi ka boss wawe n'umukozi. Wenda nimwemerewe wenda gukererwa, nimwemerewe utuntu nk'utwo twatundi nyine twa in house tw'indani turiya nyine umuntu aganira na boss nyine turiya tugose tuba mu kazi, abantu bose baratuzi. Wenda tugomba kugera ku kazi wenda mbere y'isaha, tugomba kugira ibyo ntabwo byajya muri procédure de manuel, sibyo, bijya muri règlement d'ordre intérieur. Icyo rero cya règlement si cyo bariho, icyo cy'amategeko ngengamikorere cyangwa procédure de manuel si cyo bariho, bari guhuza stati n'icyo RGB yasabye. Icyo tukivuyeho kirumvikanye.
rero ejo saa 10:15 ibintu byari bimaze amezi abiri bizwi ibere ko bari gukora kuri icyo kintu bagomba guhura kugira ngo bakiganireho. Bagiye kubona email kuri website kuri email ivuye muri board iza nyine kuri ntuza Rayon Sport, kuri email ya Rayon Sport ibabwira ngo board niyo itegura ikanashyira mu bikorwa ibijyanye na stati. Ati rero iyo gahunda mwapanze y'inama iri saa 12 turi saa 10:15 ati ntibe mureke ntibe ati tuzabyigaho nka board tubabwira igihe inama yabera. Bate muyisubike, ati muyisubike mutegereze twebwe nka board tuzabyigaho tubabwira igihe inama yabera. Ati kuko biri mu nshingano zacu gutegura amategeko no kureba kwishyirwa mu bikorwa byayo ibi bya stati bikorwa. Tadeyo ngo icyo yakoze yibajije ikibazo kimwe, se aba bantu barashaka iki? nibo babyemerewe koko? Yafashe telefone ahamagara muri RGB abati mbonye email. Aba bantu bodi nibo bemewe kuba aribo koko bategura ibi bya stati cyangwa si? Muri RGB baramubwira ngo iyo mudafite stati nshya ibitegeka ko bodi ari ibikora, iyo musanganwe cyangwa iyo mwagenderagaho nibigena ufite izo nshingano uwo ari we, kuko urwo rwego mwarushyizeho mwenkareyo ariko muri stati ntirurajyamo. Therefore iyo mufite ya 2020 ntiyashyiragaho bodi, ntabwo bodi yari irimo. Niyo mpamvu wasangaga bavuga ngo Jean Fidel yikubiye Reyo, Sadati ngo yikubiye Reyo, ngo Reyo president mbese akaba ari we umuyobozi wa byose, ari we representant legal. Bambwiye ngo iyo ngiyo ya 2020 iyo ngiyo niyo mugomba still kugenderaho. Therefore ni wowe tuzabaza ibya stati, kandi amezi abiri mwaduhaye agiye gushira. Ahita avuga ati rero ahangaho ntago nakora tushe, itegeko rirandengera. Nabo muri email banditse ntago bigeze bagaragaza itegeko bashingiyeho ribaho ubwo burenganzira bw'uko aribo bategura stati. Ahita avuga ati nama iyi email nta gaciro ifite, igombe ibe. Iyo email yoherejwe na Murenza Budara ariko mu izina rya Muvunyi kariwe nyine muyobozi wa bodi ariwe witegetse gutyo. Tada yaravuga ati have inama igomba ibe. Muri rero ntago byifashe neza. Icyabaye ni kirero, icyabaye nuko inama yitabiriwe n'aba bantu bakurikira ugiye kumva. Tadeyo yageze ahagombaga kubera inama, yari ahari hano hakurya Nyarutarama kuri hotel ya Mukapo. Uwa kabiri nuwo bita Dr Norbert. Abantu baramuzi muri Reyo, niwe uhagarariye abafana fan clubs mu bitandukanye n'ukora mobilisation yitwa Claude. Norbert niwe uhagarariye ama fan club, niwe muyobozi mukuru uhagarariye fan base ni fan clubs na fan base si ibyo si bimwe. Oya uri arega fan clubs uvuga ngo nurundi rumeze nk'urwego muri Rayon Sport. Uzihagarariye rero yego ni Norbert niwe. Uwa gatatu yitabiriye inama ni uwo bita Abdul Karim. Muramuzi ari muri fan club y'Igisaka, ni vice president wa Norbert muri fan club. Ndamubona cyane. Uramubona Abdul Karim akunda urubuga rw'imikino cyane ni muzi. Hanyuma ubundi yagombaga kuza umumama witwa Mado secretary kuri la voice note yaciye ibintu, ariko voice note muri buze kumva icicikana
yari kodinze uwo bita Tadeyo. dukomeze Yari kodinze uwo bita Tadeyo. niyo muri kodinze Biravuga ko muri aya mama ashobora no kwegura. abareyo ngo bamwise Dalila na Delila muri Bibiliya. ati mwese ko Tadeyo we ya voice note nuko Radio Rwanda tudaca ibintu ngo tuyikine we. Uzi ko yamubazaga ngo ariko mwisingida ngo nitwaye tegura. icyo nakuyemo umuntu kuri kodinga uwo mwumva utubaza kubaza ubu byumva ko ajya kuri kodinga ngo buriya ngo ntabwo ngo mwamuteguye uzi ko bashaka ko Kiyovu ngo idutsinda agahita kweka. Uwo mudamu rero agomba kwitabira inama baramwita have ntuhure na Tadeyo n'ibintu wakoze hasi have niyo mpamvu badereze uyu mugabo wundi witwa Abdul Karim. Undi ni Prosper Muhirwa vice president ushinzwe ibya tekinike muri Rayon Sport. Undi ni Sadati Munyakazi ariko we ntiyarahari physically yitabira inama mu buryo bwa online. Ikibigaragaza nuko no mu myanzuro y'inama icyo bita minutes cyangwa se ibyemejwe mu nama yabisinyeho ngo ntakikora ingendo cyane Sadati muri iyi minsi ntabwo ari gukora ingendo abo nibo bitabira inama. Ariko rero kuko ibi bintu ari ibinyamupira bagomba kubihuza n'umupira, hari n'umuntu basabye Ferwafa iramuderega, reka ndeke kumuvuga ku mpamvu ze byihorere, abafasha kugira ngo yumve ko ibyo bari kuganira byo gukora stati n'ibindi uko bari kubiganira koko ari ibintu bya kinyamupira. So agenda bagira inama umuvandimwe. Impamvu yaje ngo kubera umwuka uri muri Rayon Sport bakeneye abantu ku rundi ruhande ngo banarwana pe kubera umwuka mu buhari ngo banarwana bakeneye undi muntu uri aho ngaho ubajyana mu mupira cyane akabavana mu bindi bibazo bafite. Ariko ibyo yabafashaga n'ubundi nuko badirectinga kugira ngo ibiganirwe mu buryo bizakorwa mu buryo bw'umupira. Baje kwanzura iki rero muri iyi nama, banzuye ko bagendeye ku nama bagiriwe na Ferwafa igihe amakipe yose yahuraga na Ferwafa ku itariki 26 z'ukwa munani muri Serena Hotel. Ferwafa bagira inama ko bose bagomba gukora amasitati kubera ko RGB nyine yazanye amabwiriza mashya 2024 babasaba ko bagomba guhindura stati zabo amakipe yose. Hanyuma bababwiye bati kabine muri buhereze iryo soko ryo gukora stati ibe ari iyo abantu bafite expertise cyangwa umenye ku bijyanye n'umupira. Amakuru ansumira iryo zina naryo sindivuga. Bafashe umwe mu bantu bazwi mu mupira munini cyane, ba source yanjye yansabye kutadisclosing izina rye kandi ngomba kubyubaha. Araba afite iberi wishyugumba dore wari ugiye kumuvuga ntabwo muvuze wihangana mbabare utazaneza ibibazo ndakwinginze. Uyu muvuga rwose ndabizi uramuzi mureke uriya mugabo w'abandi uramushaka wiki kabine ye niyo y'uwo muntu tutavuze kuko babidusabye ku mpamvu ze bwite niyo izategura iyo stati. Biteganyijwe ko ku wa gatatu w'icyumweru gitaha aribwo azahura n'abayobozi ba Rayon bakamuhereza iryo soko kugira ngo bategurire iyo stati nshya ya Rayon Sport. Iyo stati rero biravugwa yuko ifite icyo bita ingengabihe, icyo bita road map kugera Rayon Sport igiye mu cyo bita amatora mashya agomba kuzasiga ashyizeho ubuyobozi bushya cyangwa se ikagaruraho ubwari buhari, igatandukanya body, igatandukanya na biriya bya executive, bakareka kuzajya bahora bashondana ahubwo bakagira umurongo. Gahunda ngiyi icyo bita road map 21 z'ukwezi kwa 10 sejo hashizera ejo hashize. Yes, inama y'itsinda izaterana ubwo yateranye niyo twavugaga hagamijwe kwemeza terms of reference izagenderwaho mu guhitamo legal consultant firm cyangwa se ubwo nibiriya nyine bya kabine izabibakorera, izashingwa gutegura umushinga w'amategeko avuguruye ndetse no kugena uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ivugururwa. Ibyo nibyo byaraye bibaye kuri 29 Ukwakira kwa gatatu w'icyumweru gitaha. Guhura hagamijwe guhitamo legal consultant firms yapiganiye ako kazi kugira ngo hatoranwe imwe itangira imirimo harimo no kwemeza uburyo bwo gutanga serivisi, amafaranga yishyurwa n'uburyo bwo kwishyurwa. Icyo cyo bamaze kugikora bahavuye badesize uzabikora ndamuzi. Hanyuma iyo legal consultant firm izaba yatoranyijwe izatanga inama ku ishusho y'amategeko, inashyiraho amabwiriza y'uburyo amategeko mashya azashyirwa mu bikorwa kandi itegura inyandiko z'amategeko mu Kinyarwanda no mu Cyongereza.
birakomeye. 2 Ukuboza 2025 tariki 2 z'ukwa 12 kuganira na Legal Consultant Firm no gusuzuma ibimaze gukorwa. Bazahura na bantu bahawe ikiraka bareba aho bagejeje imirimo. 9 Ukuboza uyu mwaka turimo gushyikiriza umushinga w'ibanze w'amategeko abanyamuryango batoranijwe aribo urwego rukuru, komite nyobozi, komite ngenzuzi, komite ya kamarampaka, fan clubs zatoranyijwe, fan base n'izindi komisiyo z'umuryango kugira ngo batange ibitekerezo, hanakorwa interviews na focus groups kugira ngo hatorwe ibitekerezo n'amakuru yisumbuye. No kuvuga ngo bazaganira barebe ibyo bakongeramo cyangwa se ibyo bakuramo mu byabo banyamategeko bazaba bateguriye. Ibyo turabyumvikanye. Turi ku 9 16 Ukuboza 2025 gushyikiriza Legal Consultant Firm ibitekerezo byose byatanzwe kugira ngo ibisuzume inoze kandi igaragaze ibikwiye kunozwa mu mategeko avuguruye no kubyongeramo. 23 Ukuboza Legal Consultant Firm izatanga umushinga w'amategeko icyo bita draft status no kugisha inama RGB mbere yo kumenyesha abanyamuryango hashingiye ku isesengura ryakozwe n'inama zatanzwe. Ku itariki 8 kugera ku 9 z'ukwa 2026 hazaba inama yihariye n'abanyamuryango ba Association Rayon Sport bibumbiye muri fan base yo kuganira ku mategeko avuguruye, aho hazatangirwamo ibitekerezo rusange n'isesengura mu buryo amategeko mashya azashyirwa mu bikorwa. Itariki 10 z'ukwa 2026 inteko rusange idasanzwe yo kwemeza amategeko mashya ya Association Rayon Sport, hanyuma hatunganywa inyandiko ya nyuma y'amategeko avuguruye ishyikirizwa RGB kugira ngo yemezwe hamwe n'umushinga wishyirwa mu bikorwa wuzuye urimo igihe inshingano n'abazabigiramo uruhare. Ibyo rero ni ibintu bizakorwa muri ubwo buryo. Icyo gihe nibwo tuzamenya ngo board ishinzwe iki cyangwa iravaho, cyangwa se abangaba ba committee executive baragumaho cyangwa baravaho, biragenda gute, abayobozi bahari baravaho cyangwa baragumaho. Ibyo tuzabimenya itariki 10 cyangwa 11 z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma nsoza nshimire umuvandimwe Akayezu aratwunganiye, bavuga ntabwo bavuga imiryango itegamiye kuri leta, bavuga imiryango itari iya leta.